iteka. Mbese ni hehe ushaka kuzamara ubuzima bwawe bw'iteka ryose? Ni mu ijuru cyangwa ni muri Gehinomu? Tega amatwi ijambo ry'Imana ugezweho n'umukozi w'Imana Pasiteri Ntakende Sadoki kuva ku wa mbere kugeza ku wa gatandatu kuva saa 11:45 za mu gitondo. Ruvari ni wowe Yesu yashenjaguriwe. Reka mbasuhuze kandi nizere yuko muguwe neza aho muri n'imirimo murimo. Reka rero mbabwire yuko ari Pasiteri Ntakende Sadoki ubasuhuza, tukaba rero natwe twizeye neza yuko muri butwakire neza. Uyu munsi rero ntabwo ndi bunabe ndi jyenyine, ahubwo ndi kumwe n'umukozi w'Imana, nawe ndaje musabe abibwire, hanyuma namara kubibwira turasenga Imana, ndetse ni nawe uri budusangiza ijambo ry'Imana. Pastor, may you please introduce yourself a little bit, and then after that I will pray, then you can bring us a message tonight. Okay. My name is Tony Stark and I'm a missionary from United States of America. Izina rye yitwa Pastor Tony Stark, akaba ari umumisioneri guturuka muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. For a number of years I was pastoring churches in the USA. Imyaka myinshi yari umupasiteri muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. In 1990 God led me to Uganda as a missionary. Muri 1990 Imana imuyobora kujya muri Uganda nk'umumisioneri. That's where I met Brother Sadoki. Aho niho nahuriye na mwene data Sadoki. And recently we have started working together here in the country of Rwanda. Iminsi mike ishize rero twatangiye gukorana umurimo w'Imana hano mu Rwanda. I'm thankful for the opportunity to be here with you tonight, Brother Sadoki. Nkaba rero nishimiye cyane kuba ndi kumwe nawe mwene data Sadoki. Thank you very much, Pastor. Welcome to Rwanda. Thank you. Rero turamwakiriye, tumuhaye ikaze hano mu Rwanda. Reka rero dusenga Imana, hanyuma dukomeze twumva n'ijambo ry'Imana. Mana nziza, reka tugushime kandi tuguhimbaze kuko urabikwiriye. Ineza yawe n'urukundo rwawe ntabwo birondoreka ndetse ntibigira akagero. Mwami, uradukunda, turabizi neza, ari nayo mpamvu by'umwihariko waduhaye ijambo ryawe kugira ngo tukumenye, kugira ngo tumenye ubushake bwawe, kugira ngo tumenye icyo dukwiriye gukora, kandi Mwami tumenye nuko twagikora. Mana rero, ibyo ushaka n'ibyo ushima ibiri mu ijambo ryawe, ibyo tugiye kwiga muri kano kanya ndetse n'ibindi byose biri mu ijambo ryawe, turagusabye Mana kubw'ubuntu bwawe ubitwigishe binyuze mu mugaragu wawe ugiye kutwigisha aka kanya, binyuze mu gusoma no gutega amatwi umwuka wera. Ibihe byose Mana uduhe kujya twiga ijambo ryawe duciye bugufi, kandi uduhe guca bugufi kugira ngo dukore icyo ritubwiye. Umukozi wawe umugisha, musiga amavuta, mwambika imbaraga, kandi he kuba amagambo ye ahubwo avuga ibyo abwirijwe nawe. Urakoze rero kuri mwiza, kandi ko witeguye kubana natwe, tubyambaje twizeye mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu. Amen. The Bible is a big book. Bibiliya ni igitabo kinini, And there's so many passages that we could look at tonight. kandi hari ibice byinshi twakabaye dushobora kureba muri uyu mugoroba. But as I sought the Lord and asking him what he would have me to share in this broadcast, Ariko igihe namenyaga ko nzasangira namwe, nasabye Imana ngo impe icyo nabasangiza, he put on my heart a particular passage. ishyira ku mutima wanjye icyanditswe cyihariye. And I would call it the most misunderstood passage in God's Word. Kandi iki cyanditswe ndacyita icyanditswe abantu benshi bakunda kunanirwa gusobanukirwa. We could talk about a lot of different passages that are difficult to understand. Twashoboraga kuvuga ku byanditswe byinshi bitandukanye bikomerera abantu kubyumva, But this particular passage seems to bring real difficulty to people. ariko iki cyanditswe ubwacyo kigaragara nk'aho gifite umwihariko wo kutumvikana ku bantu benshi. I'm going to ask you to turn in your Bibles, if you have them, to Acts chapter 2. Ndagira ngo mbasabe mbinginga niba ufite Bibiliya yawe ufungure ibyakozwe n'intumwa igice cya 2. Acts chapter 2 verses 1 through 12.
ibyakozwe n'intumwa igice cya kabiri umurongo wa mbere kugeza ku wa 12. Pastor Sadok will read that and then we'll look into the verses. Pastor Sadok arasoma iyo mirongo hanyuma turi buze kwigana iyo mirongo. Reka dusome mu izina rya Yesu. Byakozwe n'intumwa igice cya kabiri umurongo waho wa mbere. Umunsi wa Pentecote usohoye, bose bari bari hamwe mu mwanya umwe bahuje umutima. Nuko umuriri ubatungura uvuye mu ijuru umeze nk'uw'umuyaga uhuha cyane ukwira inzu bari bicayemo. Haboneka indimi zigabanije zisa n'umuriro, ururimi rujya ku muntu wese wo muri bo. Bose buzuzwa umwuka wera, batangira kuvuga izindi ndimi nk'uko umwuka yabahaye kuzivuga. Muri Yerusalemu habaga abayuda b'abaturage b'abanyadini bari baraturutse mu mahanga yose ari munsi y'ijuru. Uwo muriri ubaye, abantu benshi baraterana, batangazwa n'uko umuntu wese yumvise ba bandi bavuga ururimi rw'iwabo. Barumirwa, bose baratangara bati, mbese aba bose bavuga si abanyagalilaya? None se ni iki gitumye twese tubumva bavuga indimi z'iwacu za kavukire? Kandi turi Abapariti n'Abamedi n'Abanyelamu n'abatuye i Mesopotamiya n'i Yudaya n'i Kapadokiya n'i Ponto no muri Aziya n'i Furugiya n'i Pamfiliya no muri Egiputa no mu gihugu cy'Ilibiya gihereranye n'i Kureni, n'Abaroma b'abashyitsi n'Abayuda n'abakomeza idini yabo, kandi n'Abakireti n'Abarabu turabumva bavuga ibitangaza by'Imana mu ndimi z'iwacu. Bose barumirwa, bibayobeye barabazanya bati, mbese ibi ni ibiki? I'm 71 years of age, and over the years I've had many opportunities to discuss this passage with people. Maze imyaka 71 mvutse, nagiye ngira rero amahirwe mu buzima yo kuganira kuri iki cyanditswe n'abantu benshi. And this passage, like any other passage in God's Word, kandi iki cyanditswe kimwe n'ibindi byanditswe byose mu ijambo ry'Imana can be understood. bishobora gusobanuka. God wants us to know what He says and what it means. Imana ishaka ko tumenya icyo ivuga n'icyo isobanura. I believe there are 5 basic questions we can ask when we seek to understand a passage in God's Word. Ndabaha ibibazo 5 dukwiriye kwibaza kugira ngo nitubibonera ibisubizo bidufashe kumva no gusobanukirwa icyanditswe icyo ari cyo cyose kiri mu ijambo ry'Imana. When, Ryari, where, hehe, who, ninde, what, iki, and why. no kubera iki. When did this happen? Ese ibi byabaye ryari? Where did it happen? Ese byabereye Who he? was involved in what happened? Ni bande bari bari muri ibi? Ni What? niki cyabaye icyo gihe? What happened? Niki cyabaye? And why did it happen? Kandi kubera iki icyabaye We'll cyabaye? look into God's Word, Iyo turebye mu ijambo ry'Imana, this very scripture. iki cyanditswe nyirizina, I believe God will give us the answers to these questions, nizera ko Imana iri buduhe ibisubizo ku bw'ibyo bibazo twibajije. and with those answers, we'll find the understanding of the passage. Kandi nitubona ibyo bisubizo biri budufashe gusobanukirwa iki cyanditswe. I can't take the time to read all of the scriptures, Nago nabona umwanya wo kugira ngo nsome ibyanditswe byose ko byakabaye, but you can turn back to chapter 1 and get the background of this passage. ariko ushobora gusubira inyuma ku gice cya mbere cy'ibyakozwe n'intumwa. Jesus is at the end of his ministry. Yesu ahangaha ari ku iherezo ry'umurimo we yakoze ari mu mubiri. He's been crucified. Yari yarabambwe, God raised him from the dead, Imana imuzura kuva and mu he's bapfuye, getting ready to go back to heaven. noneho yiteguye gusubira mu ijuru. That's what we find in chapter 1, the first 15 verses. Iki nicyo tubona mu byakozwe n'intumwa igice cya mbere imirongo ya 15 ibanza. He ministered to his apostles for 40 days after his resurrection. Nyuma y'uko azutse yabanye n'intumwa azigisha, azihugura, zihana iminsi 40 yose. And so when did this happen? Ni ryari rero ibi byabaye? It happened after Jesus was raised from the dead.
byabaye nyuma y'uko Yesu yari yarazutse kuva mu bapfuye, and it happens after he ascends and goes back to heaven. kandi binaba nyuma y'uko azamutse asubiye mu ijuru. So we have the answer to the first question. Tukaba rero dufite igisubizo cy'ikibazo cya mbere. Second question, where did it happen? Igisubizo cy'ikibazo cya kabiri, ni hehe ibi byabereye? Well, very clearly, when we read the scriptures, it happened in Jerusalem. Ibi bigaragara neza rwose dusomye icyanditswe ko ibi byabereye i Yerusalemu. Now we come to the third question. Noneho tukajya ku kibazo cyacu cya gatatu. Who was involved in what happened there in Jerusalem? Ni bande bari bari muri iki gikorwa, kandi ni iki cyabaye hariya i Yerusalemu? In chapter 1 again, muri iki gice cya mbere n'ubundi nanone we find the 11 remaining apostles mentioned. tongera kubona intumwa 11 zari zisigaye, And we find after Jesus is ascended, kandi tukabona nyuma y'uko Yesu they azamutse go back to the upper room. basubiye mu cyumba cyo hejuru, Others have joined them. abandi baraza babiyungaho, And according to chapter 1, there's about 120 people there. kandi ushingiye ku gice cya mbere ibyo kivuga cy'ibyakozwe n'intumwa, bari abantu bagera ku 120. They do what Jesus told them to do. They wait for the Holy Spirit. Bakoze icyo Yesu yababwiye gukora, bategereza umwuka wera. He promised them the Holy Spirit. Yari yabasezeranije umwuka wera. He didn't want them to go out and witness until they had received the Holy Spirit. Ntabwo yashatse Yesu ko basohoka bakajya hirya no hino kubwiriza igihe batari buzuzwa umwuka wera. The Holy Spirit makes a difference in a person's life. Umwuka wera azana impinduka cyangwa se itandukaniro rikomeye mu buzima bw'umuntu. So there were the 11 apostles and then the others that joined for 120 there in the upper room. Bari rero intumwa 11 ndetse ukongeraho n'abandi babiyunzeho, bose abari muri icyo cyumba bagera ku 120. They prayed and other things took place. Barasenga ndetse bakora n'ibindi bintu ndibwira. For 10 days they were waiting. Iminsi 10 yose bari And bategereje. then on the day of Pentecost, Noneho rero ku munsi wa Pantekoti, the Holy Spirit came upon them, umwuka wera abazaho, baptized them into the body of Christ, ababatiza mu mubiri wa Kristo, filled them. ndetse arabuzura. The word fill, being filled, is the idea of being controlled by the Holy Spirit. Ijambo kuzura rifite muri ryo igitekerezo kivuga kugenzurwa. And the Holy Spirit will take control of these that were in the upper room. Umwuka wera rero atangira kugenzura aba bari bari muri icyo cyumba cyo And as we hejuru. move into chapter 2, Kandi uko turi bukomeze tujya hano mu gice cya kabiri, it says in verse 5, Bibiliya iravuga hano ku murongo there wa were, gatanu w'iki gice, there were dwelling at Jerusalem Jews, devout men out of every nation under heaven. ngo muri Yerusalemu habaga abayuda b'abaturage b'abanyadini bari baraturutse mu mahanga yose ari munsi y'ijuru. Now when this was noised abroad, the multitude came together, and were confounded, because that every man heard them speak in his own language. Uwo muriro ubaye, abantu benshi baraterana, batangazwa nuko umuntu wese yumvise ba bandi bavuga ururimi rw'iwabo. So we start out with 11. Hano rero turatangirira kuri aba The number 11. increases to 120. Umubare uriyongera ugera ku 120. We find they come from the upper room. Noneho tubona yuko baje mu cyumba cyo hejuru, They have been filled with the Holy Spirit. bari buzuye umwuka wera. They move out from the upper room among the people in Jerusalem. Noneho bava muri icyo cyumba cyo hejuru aho bari bari, baza hasi mu bantu ba Isirayeli. And a multitude gathers. Noneho abantu baraterana. Now this multitude is made up of people from Jerusalem. Iri teraniro rero ry'aba bantu bateraniye aho ryari rigizwe n'abantu bari Yerusalemu. No doubt some Jews from Jerusalem. Nta gushidikanya harimwo abayuda bo muri Yerusalemu. But there were also Jews from all over the world there in Jerusalem. Ariko hari n'abayuda baturutse ahantu henshi hatandukanye ku isi bari muri Yerusalemu. They had come from every nation under heaven. Bibiliya iravuga ngo bari baraturutse mu mahanga yose ari munsi y'ijuru. Jews that had been scattered in the Old Testament. Abayuda bari baratatanye
bavugwa mu isezerano rya kera, scattered with the conquest of the Assyrians, abari baratatanijwe n'intambara z'abanyesiriya, scattered with the conquest of the Babylonians. baratatanijwe n'intambara z'abanyababiloni. There are Jews still in Jerusalem, but there are Jews around the world. Hari abayuda rero bari bakiri muri Yerusalemu, ariko hari n'abandi bayuda bari hirya no hino ku isi. And they've come to Jerusalem to celebrate the Passover. Noneho bazi Yerusalemu kugira ngo bizihize umunsi wa Pasika. And as they are there celebrating the Passover, Igihe rero bari bari hariya banezerewe bizihiza umunsi wa Pasika, many of them are waiting for the day of Pentecost. benshi muri bo bari bagihari bategereje umunsi wa Pantekoti. After they celebrate these feasts, Bamaze rero kwizihiza iyi minsi mikuru, most of them will go back to their homelands, the various nations. abenshi bagombaga gusubira mu bihugu by'iwabo aho bakomoka. In verses 9 through 11, you have a list of some of those nations. Kuva ku murongo wa 9 ubona bimwe muri ibyo bihugu bitangwa nk'urutonde. Some of those peoples who were Jews speaking languages. Abayuda bari abantu baturuka muri ibi bihugu bivuga izi ndimi. They were languages of the nations from which these Jews had come. Zari ndimi zo muri ibyo bihugu abo bayuda bari baraturutsemo. We have mentioned in verses 9 through 11. Twavuze mu murongo wa 9 kugeza ku wa 11, Parthians, Abapariti, Medes, Abamedi, Elamites, Abanyeramu, dwellers in Mesopotamia, abatuye Mesopotamiya, and in Judea, ab'Iyudaya, and Cappadocia, i Kapadokiya, and Pontus, ab'i Ponto, and Asia, abo muri Aziya, Phrygia, abo muri and Furugiya, Pamphylia, ab'i Pamfiliya, in Egypt, abo muri Egiputa, and in parts of Libya, no mu bice by'igihugu cy'i Libiya, about Cyrene, and strangers of Rome, abaherereye hano i Kureni n'Abaroma b'abashyitsi, Jews and proselytes, Abayuda n'abakomeza idini yabo, Cretes and Arabians. Abakireti n'Abarabu. So we have these 11, we have this 120, and we have this multitude of Jews from around the world. Dufite rero uyu mubare w'abantu bari bamanutse bavuye mu cyumba cyo hejuru bagera ku 120, tukabona n'iteraniro rinini cyane ry'abantu bakomoka hirya no hino ku isi. So we've answered the questions when, where, and who. Twashubije rero ibibazo twabajije bivuga ngo ni ryari, ni hehe, ni bantu ki. Now the question is, what happened on the day of Pentecost? Noneho rero ikibazo dukwiriye kwibaza ni iki? Ni iki cyabaye ku munsi wa Pentecost? When these apostles and others were filled with the Holy Spirit, what happened on that day? Igihe izi ntumwa 11 n'aba bandi bose bajya hamwe bakaba 120 bari buzuye umwuka wera ku munsi wa Pentecote, niki cyabaye? Whenever you have a question, the best thing to do is look into the Word of God. Igihe cyose nkubwire nshuti yanjye, waba ufite ikibazo kubijyanye n'icyo birivuga, ukwiriye kureba mu ijambo ry'Imana. It says in verse 4, Bibiliya iravuga hano ku murongo wa 4, and they were all filled with the Holy Ghost and began to speak with other tongues as the Spirit gave them utterance. bose buzuzwa umwuka wera batangira kuvuga izindi ndimi nk'uko umwuka yabahaye kuzivuga. Now they are filled with the Holy Spirit, Noneho buzuye umwuka wera, controlled by the Holy Spirit. bari kugenzurwa n'umwuka wera. The Holy Spirit controlling everything about them, including their tongue. Umwuka wera yari ari kugenzura buri kintu cyose kiberekeyeho ndetse n'ururimi rwabo. And the Spirit controlling their tongue, Umwuka wera agenzura ururimi rwabo, they are going to speak in languages, bagombaga kuvuga mu ndimi, languages that they have never heard, they have never learned, indimi batigeze biga, but languages that are known to these Jews that have come from various parts of the world. ariko indimi zari zizwi n'aba bayuda bari baraturutse
munsi y'amahanga yose ari munsi Now I want you y'ijuru. to notice this is a work of the Holy Spirit. Ndagira ngo urebe ko uyu murimo ari umurimo w'umwuka wera. But what happened? Ariko se niki cyabaye? Look at verse 6. Reba ku murongo wa 6. Now when this was noised abroad, the multitude came together and were confounded, because that every man heard them speak in his own language. Uwo muriro ubaye, abantu benshi baraterana, batangazwa n'uko umuntu wese yumvise ba bandi bavuga ururimi rw'iwabo. I want you to notice the miracle is not in the hearing, the miracle is in the speaking. Ndagira ngo urebe neza kuko igitangaza ntabwo kiri mu kumva, ahubwo igitangaza kiri mu kuvuga. And because the 120 were able to speak in languages they didn't know, Kubera ko aba 120 bashobojwe kuvuga mu ndimi batari bazi, the multitude could hear in their own languages from their own lands. iri teraniro ry'abantu benshi buri wese yashoboraga kumva kandi yumvise mu rurimi rw'iwabo rwa kavukire. Verse 7. Murongo wa 7. And they were all amazed and marveled, saying one to another, Behold, are not all these which speak Galileans? Barumirwa bose baratangara bati, mbese aba bose bavuga si abanyagalilaya? Verse 8 says, And how hear we every man in our own tongue wherein we were born? Umurongo wa 8 uravuga ngo, none se niki gitumye twese tubumva bavuga indimi z'iwacu za kavukire? And then look at verse 11. Noneho reba ku murongo wa 11. Cretes and Arabians, we do hear them speak in our tongues the wonderful works of God. Uravuga ngo, kandi n'abakireti n'abarabu turabumva bavuga ibitangaza by'Imana mu ndimi z'iwacu. It was indeed a miracle. Rwose iki cyari igitangaza. The Holy Spirit of God, Umwuka wera w'Imana, the same Spirit that indwelt Jesus Christ, umwuka wera wari muri Kristo Yesu, the Spirit promised by the Father, umwuka wera wasezeranijwe n'Imana Data, has now come to dwell in these believers on the day of Pentecost. iki gihe yaraje kuba mu bizera kuri uyu munsi wa He's Pentekoti. not only indwelling them, but He's controlling them. They are filled with the Holy Spirit. Ntabwo yaraje kubabamo gusa, ahubwo yararimo kubagenzura, yarabuzuye. And I say again, Ndongera mvuge nti, the miracle was in the speaking and not in the hearing. igitangaza cyari mu kuvuga, ntabwo cyari mu kumva. These Galileans spoke in languages that they had never learned. Aba banyagalilaya bavuze mu ndimi batigeze biga. But this multitude of people from around the world heard them speak in their languages from the various nations. Ariko iri tsinda cyangwa iteraniro ry'abantu bari baraturutse mu mahanga yose bashoboye kumva. I want to emphasize these were known languages. Ndagira ngo ntsindagire kino kintu. Izi ndimi zari indimi zizwi. Unknown to the ones speaking, Zari indimi zitazwi kuri bariya bavugaga, but known to the ones who were from around the world and the various nations. ariko zari indimi zizwi kuri bariya bari baraturutse mu mahanga menshi atandukanye ari munsi y'ijuru. So we see very clearly what happened. Rero aha turabona neza ikintu cyabaye. Now, the question is, why? Icyabaye rero turakibona, ariko ikibazo tugiye kwibaza ni iki? Look again. Kubera iki cyabaye? Look again at the latter part of verse 11. Ndagira ngo urebe ku gice giheruka cy'umurongo wa 11. We do hear them speak in our tongues the wonderful works of God. Aho uyu murongo uvuga ngo turabumva bavuga ibitangaza by'Imana mu ndimi I z'iwacu. want you to know that wonderful works is plural and not singular. Hano ibitangaza ni ijambo riri mu bwinshi, ntabwo ari igitangaza ngo bibe ari mu buke. They were not speaking words of evangelism. Ntabwo bari kuvuga amagambo y'ivugabutumwa. They could have been speaking about God's creation and how God created all things. Ahari wenda bari kuvuga ukurema kw'Imana,
uko imana yaremye ibintu. They could have been speaking about how that God brought the walls of Jericho down. Ahari wenda bari bari kuvuga ukuntu imana yamanuye igashyira hasi inkiki z'i Yeriko. Could have been speaking about how God turned the water to blood there in Egypt. Ahari wenda bavugaga ukuntu imana yahinduye amazi amaraso hariya muri I Egiputa. mean, we read the Old Testament and we see the works of God, the things that God did. Iyo dusoma isezerano rya kera tubona ibitangaza n'imirimo imana yakoze. And these 120 are speaking miraculously in different languages about the wonderful works of God. Aba bantu rero bagera ku 120 bari barimo kuvuga mu buryo bw'igitangaza ibitangaza by'Imana. And what happens is it gets the attention of this multitude of people. Icyabaye rero nuko ibi ngibi bavugaga byaje bigafata cyangwa se bigatera imitima yabo babyumvaga gusa nkaho bahagaze. I can't tell you exactly how many is in a multitude. Ntabwo nshobora kuba nakubwira icyo iryo teraniro umubare wabo uko banganaga. I can tell you that there were thousands that were listening to these 120 speak. Ariko ndakubwira yuko hari ibihumbi n'ibihumbi bari barimo kumva abangaba 120 bavuga. And I know that because we're going to find out in the chapter that 3,000 of that multitude get saved. Kandi ibyo ndabivuga nshingiye kuko muri iki gice n'ubundi turi gusoma turi buze kubona ko abantu 3,000 bo muri iryo teraniro bakijijwe. Now look with me at verse 12 in chapter 2. Ndagira ngo mumfashe turebere hamwe uyu murongo wa 12 wo muri iki gice. And they were all amazed and were in doubt, saying one to another, what meaneth this? Bose barumirwa bibayobeye barabazanya bati mbese ibi ni ibiki? These people are amazed. Aba bantu baratangaye. They have seen, they have observed a miracle from God. Baritegereza bitegereza igitangaza kivuye ku Mana. The Holy Spirit has brought forth a miracle. Umwuka wera yarazanye anabereka igitangaza. Peter and James and John and the others are speaking in languages they've never learned. Petero, Yakobo, Yohana n'abandi bose bari bari kuvuga mu ndimi batigeze biga. These Jews from around the world are hearing about the wonderful works of God, and they're hearing these Galileans speak in their language. Aba bayuda bari baturutse mu mpande zose z'isi bari bari kumva aba banyegalilaya bavuga mu ndimi batigeze bamenya ukundi. And they're amazed. Baratangara cyane. They're wondering. Bari bari kwibaza. And now things are just right for Peter to tell them about Jesus. Noneho aho ngaho bari kwibaza ibiri kubi byari byo, Petero igihe cye cyari kigeze cyo kubabwira Yesu Kristo. Remember, Jesus told them, ye shall be witnesses unto me. Ibuka Yesu yari yamaze kubabwira ko bazaba abahamya bo kumuhamya. But wait. Ariko arababwira ati nimutegereze. Wait for the Holy Spirit. Mube muretse mutegereze umwuka wera. And Petero rero, Peter had denied the Lord Jesus 3 times. Uribuka ko yari yarihakanye Yesu inshuro 3. Peter was so filled with the flesh. Petero yari yuzuye ibintu cyangwa se yari yuzuye umubiri. He was a saved man. Yarakijijwe. But he was letting the flesh control him. Ariko yemereraga umubiri we ukamuyobora kamere ye. He denied the Lord and denied the Lord and denied the Lord. Yihakana umwami, arongera yihakana umwami, arongera yihakana umwami. But now he's filled with the Holy Spirit. Noneho rero yuzuye umwuka wera. And filled with the Holy Spirit, he is a different man. Yuzuye umwuka wera rero turamubona nk'umugabo utandukanye n'uwo yari we mbere. Instead of the flesh controlling him, aho kugira ngo kamere ye y'umubiri abari yimugenzura, the Spirit is controlling him. Noneho umwuka wera ari kumugenzura. And now instead of denying the Lord Jesus, noneho aho kwihakana umwami Yesu, he's going to defend the Lord Jesus. ahubwo agiye kumuvugira kumuhamya. Look at verse 14. Reba ku murongo wa 14. But Peter, standing up with the 11, lifted up his voice
voice and said unto them, Ye men of Judea, and all ye that dwell at Jerusalem, be this known unto you, and hearken to my words. ariko petero ahagararana n'abo 11 ababwira ijwi rirenga ati, yemwe bagabo b'i Yudaya n'abatuye i Yerusalemu mwese mwe, ibi mubimenye kandi mwumvirize amagambo yanjye. Not seeking to skip anything, but for sake of time, jump down to verse 22 with me. Ntabwo ari ukugira ngo ngire ibyo nsimbuka, ahubwo nuko ari ukugira ngo ducunguze igihe umwete n'uburyo. Reka dusimbukire ku murongo wa 22. Peter, filled with the Holy Spirit, says, Petero yuzuye umwuka wera aravuga ngo, Ye men of Israel, hear these words, Jesus of Nazareth, a man approved of God among you by miracles and wonders and signs, which God did by him in the midst of you, as ye yourselves also know. yemwe bagabo b'Isirayeli mwe, nimwumva aya magambo. Yewe Nazareti, wa muntu Imana yahamirishije imirimo ikomeye n'ibitangaza n'ibimenyetso, ibyo yamukoresheje hagati yanyu nk'uko mubizi ubwanyu, Him being delivered by the determinate counsel and foreknowledge of God, ye have taken, and by wicked hands have crucified and slain. uwo muntu amaze gutangwa nk'uko Imana yabigambiriye, ibimenye bitari byaba, mwamubambishije amaboko y'abagome muramwica, Whom God hath raised up. ariko Imana iboho yaramuzuye. So Peter, now with the boldness of the Holy Spirit, Noneho Petero yuzuye gushira amanga atewe n'umwuka wera, proclaims to them Jesus, ababwira Yesu, Jesus of Nazareth, Yesu w'i Nazareti, Jesus the Christ, Yesu Kristo, Jesus the Messiah, Yesu Jesus Mesiya, the Anointed One, Yesu uwasizwe, Jesus the one the Jews have been looking for. Yesu uwo abayuda bari And he bategereje. tells them, Noneho arababwira ati, You crucified him. mwaramubambye. These no doubt were some of those that shouted, Crucify him. Nta gushidikanya bamwe mu bari muri iri teraniro bari muri bamwe mu basakuje bavuga ngo nabambwe. He says, You crucified him, None ari kubabwira ngo mwaramubambye, but God raised him from the dead. ariko Imana yaramuzuye He kuva mu continues bapfuye. on, but I'll jump to verse 36. Arakomeza arababwira, ariko mureke nsimbukire ku murongo wa 36. Therefore let all the house of Israel know assuredly that God hath made that same Jesus whom ye have crucified, both Lord and Christ. Nuko abo mu muryango wa Isirayeli bose nibamenye badashidikanya yuko Yesu wo mwabambye, Imana yamugize umwami na Kristo. Now when they heard this, they were pricked in their heart, and said unto Peter and to the rest of the apostles, Men and brethren, what shall we do? Umurongo wa 37, abo bantu bumvise ibyo bibacumita mu mitima, nuko babaza Petero n'izindi ntumwa bati, bagabo bene data, mbese tugire dute? Then Peter said unto them, Repent, and be baptized every one of you in the name of Jesus Christ for the remission of sins, and ye shall receive the gift of the Holy Ghost. Petero arabasubiza ati, nimwihane umuntu wese muri mwe abatizwe mu izina rya Yesu Kristo, ngo mubone kubabarirwa ibyaha byanyu, kandi namwe muzahabwe iyi mpano y'umwuka wera. He calls for them to repent, yabahamagariye kwihana, because these are the very ones that rejected him and called for his crucifixion. kuko aba yari arimo abwira nibo bari baramwanze, kandi nibo basabye ko abambwa. And Peter has just given them the truth about Jesus Christ. Petero rero yari amaze kubaha ukuri ku byerekeranye na Yesu Kristo. They have heard the truth. Bari bamaze kumva ukuri. He's calling for them now to repent and turn from their rejection to their receiving Jesus Christ as their Lord and Savior. Yari arimo abahamagarira kwihana, guhindukira, bagatera umugongo kwa kwihakana Yesu kwabo, noneho bakihana bagatumbira Yesu Kristo. Why did this miracle take place? Ese nukubera iki gitangaza Because cyabaye? it prepared the Jews who had rejected Jesus to listen now to the truth. Nuko
iki gitangaza kibaye byateguriye abayuda bo mu mahanga ari munsi y'ijuru yose kwitegurira kumva uku kuri. It prompted them to ask the question, byabateye no kubaza iki kibazo, what shall we do? mbese dukora iki? And Peter says, repent. Petero arababwira ati nimwihane. And I want to encourage you this evening. nanjye ndashaka kubashishikariza kuri uyu mugoroba, If you have not received Jesus Christ as your Savior, niba utarakira Yesu Kristo nk'umwami n'umukiza I w'ubugingo bwawe, encourage you with the Word of God. ndagira ngo ngushishikaze nshingiye mu ijambo ry'Imana. Repent of your sins. ihane ibyaha byawe, Repent of your unbelief. ihane kutizera kwawe, Repent of your rejection of Jesus. ihane guta Yesu kwawe kumwanga, And receive Him today as your personal Savior. umwakira uyu munsi nk'umucunguzi n'umukiza w'ubugingo It bwawe. says in verse 41 Bibiri iravuga hano ku murongo wa 41 that 3,000 of them received Jesus Christ on that day. ko uwo munsi abemeye amagambo ye barabatizwa, abongewe ku basanzwe kuri uwo munsi baba nk'ibihumbi 3. I encourage you to receive Jesus Christ as your personal Savior, and as you receive Him, receive the Holy Spirit in your life. ndakwinginze ngo uyu mugoroba wakire Yesu Kristo nk'umucunguzi n'umukiza w'ubugingo bwawe, kandi numwakira uraba wakiriye n'umwuka wera. Imana imuhe umugisha umukozi w'Imana. Muri aka kanya rero ngira ngo wabyumvise, ndagira ngo nsabe umuntu utubereye ku buhanga bw'ibyuma adufashe, kandi niba hari ikibazo waba wifuza kubaza, amahirwe arahari. ushobora kuduhamagara ku mirongo ngiye kukubwira ariyo 0783001646. iyo niyo nimero ushobora kuduhamagaraho, hanyuma ukatubaza ikibazo icyo ari cyo cyose waba wifuza kutubaza. ariko rero nk'uko umukozi w'Imana yabivuze, birakwiriye kwihana tukava mu byo twibwira, tukava mu migambi yacu, hanyuma tugahindukirira Imana, tukakira Yesu nk'umwami n'umucunguzi w'ubugingo bwacu. kuko uwo nguwo waje mu isi akabana n'abantu, agakora ibitangaza byinshi mu bantu, ndetse igihe kikagera abantu bakamwica, agapfa urupfu rubi rwo ku musaraba nk'uko ibyanditswe byera byabivugaga, agahambwa, akazuka. uwo niwe mwami, uwo niwe Kristo. kumwizera, ibyo ngibyo nibyo biguhesha ubugingo buhoraho. nta kindi, ntabwo ari imirimo yawe, ntabwo ari ingeso zawe nziza, nubwo ibyo byose atari bibi, ariko ntacyo bipfana n'agakiza. agakiza ni impano y'Imana, kava mu kwizera icyo ngicyo Yesu yakoze. ku munsi wa Pantekoti rero ahakijwe 3,000. nawe uyu munsi waba umwe mu bizera kuno kuri, waba umwe mu bandikwa mu gitabo cy'ubugingo kuri uyu mugoroba. Mana, uri mwiza kandi neza yawe ihoraho ibihe byose. wakira imitima y'abantu benshi bashaka kukwakira nk'umwami n'umukiza w'ubugingo bwabo kuri uyu mugoroba. utugirire neza rero, kandi ugirire neza buri muntu wese wumvise iri jambo. Mwami, tugusabye twizeye mu izina rya Yesu Kristo, amen. Icyampa amagambo y'Imana akaguma muri wowe, icyampa akubaka ubugingo bwawe, icyampa ukayakurikiza, kandi icyampa akaguhindura ukagendera mu kuri kw'ijambo ry'Imana. I Karuvari ni wowe Yesu yashenjaguriwe. Nshuti mukundwa, mbese aho izina ryawe ryanditswe mu gitabo cy'ubugingo? ese impanda ivuze Yesu agarutse nona, cyangwa uramutse uvuye mu mubiri, wizeye neza 100% ko wajya mu ijuru? ndakwinginga ngo uyu munsi utekereze ku iherezo ryawe, maze ufate umwanzuro uruta iyindi. Imana iragukunda kandi Yesu aragutegereje. ngwino, tebuka aguha agakiza, akuruhura umutwaro w'ubwoba, aguha amahoro, umunezero n'ibyiringiro byuzuye byo mu mutima.
ukeneye ubundi bufasha waduhamagara kuri izi nimero: 0783 00 16 46. Imana iguha umugisha. kuba ari wowe munyabyaha gusa uhari, ntibyari kubuza Yesu kuza hano kugupfira, ntiwaburira imbabazi ku bireba.